kibonekaye suko nacyo wumvamo. Breakfast, ijambo ry'Imana ry'igitondo. Niba utabuhokeye kubona uko ureba ijambo ry'Imana ry'igitondo, wigira impungenge, reka mbigufashemo. Kora subscribe niba utarayikora, kugira ngo dukomeze tubane muri byinshi bigiye bitandukanye bishingiye ku ijambo ry'Imana. Evangeliste Salome Iradukunda, nguhaye ikaze. Umurongo wo gutekerezaho. Urwandiko Pawulo yandikiye Abanyeroma, igice cya 15, umurongo wa 13. Imana nyir'ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Amen. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Amen. Ubutumwa bw'ingenzi. Ibyiringiro nyakuri ntibiva ku byo dufite cyangwa ku buryo bimeze, ahubwo biva ku Uwiteka wo kwiringirwa waremye ijuru n'isi. Iyo tumwiringiye, atwuzuza amahoro yo mu mutima, ndetse akadusunikira gukomeza kugenda mu munezero, n'igihe ibintu bitari byiza byasubiye inyuma, wadufasha kuba mu munezero. Uyu munsi wibuke ibi bikurikira: kwiringira Imana ni isoko y'ibyiringiro. Hanyuma amahoro y'imbere aturuka ku Mwuka Wera. Hanyuma umwizera afite icyizere, atari uko ibintu byose byakemutse, ahubwo kuko azi uwabimweguriye. Amen. Isengesho ry'umunsi. Mwami Imana wo kwiringirwa kwacu, uyu munsi turagusabye kugira ngo utwuzuze umunezero n'amahoro bituruka kuri wowe, kandi utwuzuze amahoro n'umunezero. Umutima wacu uhe kunyurwa no kugwiza ibyiringiro bituruka ku Mwuka Wera, kandi Umwuka Wera abe kube hamwe natwe umunsi wose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.